ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. ndabashuje cyane inshuti z'Imana bakunze ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Nongere ngusobanurire ko ubumwe bw'abera ministries ni isoko rigari, ni iriba rigari, ni inyanja ngari, ndetse reka nyita isoko nyirizina aho umuntu avoma ubuhanga n'ubwenge n'isengesho no kubohoka agasubira mu itorero rye. Nongere mbabwire mw'abantu mwe, ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari itorero, ahubwo ni isoko ngari umuntu agomba kuza kunywaho agashira impuma akanezerwa. Kabiri, tugira abanyamuryango bihariye bakunda ubumwe bw'abera, babwitangira, babushyiramo imbaraga n'ibitekerezo kugira tubashe kugira ku bikorwa runaka. Tukagira n'abandi bantu batwikundira ariko baherereye mu matorero atandukanye. Yo mbifurije umugisha w'Imana kandi nongere mbashimire ku masengesho y'ejo kuwa gatatu. Numvaga ndi umwuka w'isengesho w'imbaraga ndetse zikomeye cyane ko turi mu cyumweru kugira ngo Uwiteka kubakiye inkiki. Ubundi ahantu hose hatariho clôture, ahantu hose hadakingiye, umuntu yinjira uko yishakiye, uko abyumva, uko abireba. Mbega muri make kwinjira iwawe ntago bimugora, ntibimurushya, aza nk'uko ashaka kandi aza mu buryo bumworoheye, akumva yakwinjira mu nzira ashaka, mu cyerekezo ashakamo, yewe ntibimurushya kwinjira uko abonye n'uko abishaka n'aho abishakira. Ariko twe rero uyu munsi wa none turi mu masengesho y'iminsi 7 bavuga ngo Uwiteka kubakiye inkike. Kuva waba muri amasengesho y'abantu 14 kuwe mumva ugakurikiza amasengesho y'iminsi 7, none twe turimo ngo Imana ikubakiye. Ejo twasenganye Imana numva ndanezerewe, n'uyu munsi ndi kumva ashaka ko dusenga, ariko intego ni yayindi, ni icyumweru cyo kubakirwa inkike yakumuriro ku buzima bwawe. Ni iki rero? Reka dusenga Imana. Turabwira ngo uyu munsi wa none Imana yantumye ngo humura. Warashenywe, warahemukiwe, wahuye n'ibibazo, wahuye n'ingorane, wahuye n'intambara, wahuye n'amarira, wahuye n'akaga, wahuye n'ibikomere, wahuye n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko humura, Imana Data wa twese yo muri kumwe, kandi ubwo muri kumwe izakugirira neza. Amahoro y'Imana abane nawe, umugisha w'Imana ukuzeho ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Data wa twese uhoraho, Mana y'amahoro, Mana y'imbaraga, in the name of Jesus. Kubw'imbaraga, ibitangaza, imirimo ndetse n'imirimo ikomeye igaragaza mu ruhande rw'abera bawe mwami, ndasenze kugira ngo nge n'abakozi bawe duhana umugisha mwami. Wumva ubumwe bw'abera ministries wese mwami, ugiye gufungura kino kiganiro, wari wabaye umuhe kuruhuka, ufite ingwara mutabare mwami, kandi amavuta y'igikundiro, imbaraga zisumba byose, umurimo uremereye mwami uze ku bwoko bwawe, maze Data ubashyigikiye kuko tuzi kuri Imana nyamana kandi ushoboye byose. Ndasenze mu izina rya Yesu kugira ngo umudayimoni wese wishyiriye hejuru kurwanya ubwoko bwawe acube, acogore kandi ajye hasi kandi arangire by'iteka ryose. Ndagushimiye ko byumvise, ngaho tanga umugisha hose kuri bose, mu nzira zose, mu buryo bwose, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Bantu b'Imana, nshuti z'Imana, bakunze ubumwe bw'abera ministries, kuri amasengesho tuganira, nagira ngo ubwire ngo ikintu gikomeye twagiye tubona ibintu bitandukanye. Mbere na mbere mbonye umwanya wo kubanza gushima mwese abakoze subscribe, abadukurikira umunsi ku wundi, abatwandikira ndababona, kandi tumaze kuba umuryango mugari urenga 6,000. Ariko nawe urakeneye kugira ngo winjiremo maze tuganire ku magambo y'Imana. Uyu munsi wo kuwa kane
ndifuza ko njye nawe twumva aya magambo. Navuze ngo witwa Nehemiya aravuga ngo ntimureba ko tumeze nabi, nimuhaguruke twubake. Burya harimo urusengero, harimo abantu bose, ariko kuko nta marembo yari ahari ndetse nta n'inkike zari zihari, umuntu wese yinjiraga aho abonye uko ashaka n'uko abyumva n'uko abitekereza. Ku munsi w'ejo watambutse nahubwije mvuga ngo Uwiteka kubakiye inkike z'umuriro kugira ngo ubashe kwaguka. Rero ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'uyu munsi wa none Imana yampaye ko tuganiraho, kandi ndizera ko uza gufashwa kandi Imana ikakugirira neza. Turabona amagambo agaragara mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 40 umurongo wa mbere, ijwi ry'urangurura handitse ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize niko Imana yanjye ivuga. Muvuge ibyururutse imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize, kandi yuko gukiranirwa kwabo hakubabariwe n'ibyaha byabo byose ko babihaniwe kabiri. Imana iduha umugisha mu izina rya Yesu. Ndagusaba ngo niba wishimira iby'umwe bw'abera ministries dukora, ukomeze ukore comment, ukomeze ukore share, ukomeze ukore like, usangiza abantu n'amagambo ko turimo turitegura icyumweru gitaha. Byo ni umuriro kandi nzi ko Imana izabana natwe. Tuzajya kuvuga ngo tobora isoko ryawe unywa amazi yawe. Ndashaka umuntu atobora isoko ye, kuko amasoko y'abandi twayarambiwe, we dutega amaboko twabirambiwe, gutegereza abandi ko badukorera twabirambiwe, guhabwa n'abandi twabirambiwe. Ndimo ndasaba ngo buri muntu wese Imana imufukurize isoko ye. Ubwire bagenzuye ngo mu cyumweru gitaha tuzajya ku masengesho yitwa ngo fukura iriba ryawe. Mu cyumweru gitaha tuzamusema ngo fukura iriba ryawe utungwe n'amazi yawe bwite. Turashaka kwirukana no dusuzugurira ku bintu byabo. Rero mwitegure mu cyumweru gitaha n'amasengesho ngira ngo n'abakurikira bose baza kubarangira amasengesho ko tuzatuganira. Mwarakoze gukunda Sirasi byamo muhamagare kandi mwamuhamagaye, rero ayo tuzayavugaho. Nuwa mu cyumweru gitaha witegure, tugiye gusohoka mu nkike zikubakiye, twinjira muri ngo fukura iriba ryawe. Hari isoko yasibamye, hari isoko yatobamye, hari isoko yarukeneye. Ndagira ngo Satani wirirwa kwigaragambya gutesha umutwe gukurikirana acogora amenye ko hari isoko y'Imana igiye gufumura. Rero tubonye mu Yesu ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize niko umwami w'Iteka avuga Imana yanjye. Muvuge ibyururutse imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize, kandi ko gukiranirwa kwabo bahanuye kabiri, n'ibyaha byabo byose babariwe kabiri n'Uwiteka Imana ishimwe cyane. Umaze iminsi wumva amagambo urapfuye, ntukibyaye, urarangiye, urananiwe, wagiye ntuza, baraguhahamura, baraguhahaza, barakwirukankana. Nuvuga ngo nubwo uri mu nzu ariko umutima waragiye kera, nubwo uri mu kazi umutima waragiye, nubwo uri murya umuntu arya adahara umushyiremo niwe yahinya, ntabwo abirahinya ntiyabimenya. Abantu baraguhahamuye, ariko uyu munsi wa none ku wa kane Uwiteka yamubwiye ngo umva, humura umutima, tuza. Umaze ugiye umva n'uzi ngo urapfuye, ukoze impanuka, birarangiye, dore imva. Iyo myuka iguhahamura ndayistopinga mu izina rya Yesu Kristo. Ahubwo Imana yantumye ngo muri izo nkiki Imana ikubakiye ngo tuguhumurize umutima. Wabuze ibiguhumuriza, umugabo ntiyaguhumurije, umugore ntiyaguhumurije, umugabo ntiyaguhumurije, abana ntibaguhumurije, mu itorero ntahumure, mu bantu ntahumure, mu gihugu urimo ntahumure. Wumva inkuru z'incamugongo, wumva inkuru zigoranye. Kubera iki? Bari bajyaga bakwinjirira bakagera aho uri, barangiza bakomeje kurwanya uko bishakiye. So rero uyu munsi wa none Pelefozande pay Imana nkorera yamvuze ngo ikuntumyeho ngo hagati y'imibabaro haje ibihumuriza, hagati y'agahinda haje ibiguhumuriza. Imana ishoye indirimbo mu kanwa kawe. Ubu n'ubuhanuzi bukomeye. Bamaze iminsi bahanura ngo mu gihugu hari inzara, ngo hari intambara. Wapi ubuhanuzi buhahamura nta buhari. Ahubwo Imana iravuze ngo igiye kubana n'abantu bayo, kuko kubakiye inkike. Ati impamvu bakwatakaga nta nkike wari ufite, impamvu bakwatakaga
navugaga ni rya hembe nahabwiye ryakujombaguraga kuwa kabiri ryarabajombaguye rijombagura abana rijombagura ibicuruza barabaroga barabahahaza batesha umutwe ihembe rirabagora babaroga bagenda baroga mugaruka mubura amahoro ndetse bituma akubakira inkike ejo mubyaza inshuro ikomeye ngira ngo narabasengeye kandi wakira isengesho nazamuye ahubwo ubutaha jya umenya ko ndi umushumba nawe mpamagare unande menye ko nagusengeye ikintu gikomeye kandi koko Imana yari nyebeye gusenga rero nkubwiza ukuri uyu munsi nazanye ubutumwa buvuga ngo tuguhumurize humura umaze iminsi wumva intambara amagambo impuha abantu basakuza abantu bakubwira ngo urapfuye ntuzabaho niba Imana yarebye mu mukecuru imyaka 90 ikabona muri urubuto rw'uwitwa Isaka ubwira gute ko imyaka 5 maze mu rwo yaguca intege kutazabyara ni gute imyaka 2 yaguca intege kutazabona kana ni gute umwango yaguca intege kutazabona kana ni gute imyaka 15 yaguca intege kutazabona umwana iyo magambo atahumuriza ntava ku Mana ubundi Imana ntihahaza Imana ntihahamura Imana ntiyicana Imana ntihirika Imana ntijugunya Dieu est amour Imana ni urukundo God is love Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho umbwira gute ko niba yaratanze umwana we w'ikinege umwe nikitabura kumuduhana nawe rero avuga ngo genda ubwira ab'i Yerusalemu ni Yesaya wahanuraga kubera iki hari impuha intambara murapfuye murashize social media abantu bararangaye umunsi barangare mu matorero barangariye mu bantu baranga mitandukanye pfuye abandi baraguhahaza abandi baraguhahamura abandi bangodone ko byagenze warize bafite imvugo ihahamura umutima wawe ariko uyu munsi kumwe bw'abera ministries aha amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka amen Toria bosendelemo aha amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka twe turimo ngo duravuga ngo bamahoro ijambo ryaravuze ngo bamahoro muhumurize abantu banjye mubabwire ibyururutse imitima umaze igihe umutima warahahamutse ntiwururutse uri mu kirere baravuga ngo ibirayi byaguze igihumbi ukagira ngo igihumbi se ibirayi bye bidahari ntabwo warya kurahamutse nyirinzu yaguhahamuye ukodesha yaguhahamuye itariki yakugezeho wakanagujwe amashuri y'abana mu Rwanda yatangiye abantu bagiye guhahamura kugura data ibintu byakomeye nta kantu nta byatumye abantu bagira ihahamuka ariko humura Imana iri mu ruhande rwawe kandi wongere uhumure Imana iragukunda ntabwo yakuremeye kugusenya ntiyakuremeye kujugunya ntiyakuremeye gutakure ahubwo ni Imana igukunda cyane rero sinzi impamvu abantu benshi twibitseho guhamuka twibitseho ibintu bitandukanye ugasanga umuntu yibitseho iterabwoba ry'iminsi myinshi kuko yabuze umuhumuriza ariko humura rero ibihumuriza birahari ibihumuriza birahari humura ibihumuriza birahari humura ibihumuriza birahari humura ibihumuriza birahari humura ibihumuriza birahari umva humura ibihumuriza bigize gute birahari humura ubumwe bw'abera ministries amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka amina mwiyerekwa ry'umushumba rivera nta mbabazi Jean Baptiste yumvira nawe wesengaga Imana yamwishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi imuha amavuta ngo ugende uyasuke kuri bariya hallelujah uhinduke amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka ngira ngo nawe wabyumvise amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka umaze igihe baraguhahamuye baragukanze baguteye ubwoba bakuvugirije induru bakubwiye ko warangiye nta buzima nta mabereho nta kaki ntana bakugize iterabwoba bakugize intabire barakuzonze bakubwiye ko bidashoboka utabyara utabaho utacuruza iwanyu batiga nta utera imbere nta ugira imibereho oya ijambo riravuga ngo mugende mubwire abantu ibyururutse imitima
ubuhanuzi bw'induru n'amagambo ngo murapfuye murashize murarangiye isi irarangiye ibyo bintu nibikiba bikura he ijambo ry'Imana nari ndimo ngusomera rirakubwiye ngo mubwire abantu banjye ibyururutsa imitima rero twe ku bumwe bw'abera ministries ntago tubiye ko Imana izahana abanyabyaha ariko abantu bakeneye nimuhumurize abantu banjye mubahumurize ni kuwiteka Imana yanjye ivuga abantu bakeneye guhumurizwa ukeneye kwakira ijambo ry'ihumure si igihe cyo gukurwa umutima si igihe cy'intambara si igihe kubwira amacumi ngo urapfuye ngo urapfuye iyo mvugo ayo magambo izo nduru yo terabwoba bizi wawe gute bizi wawe mu buryo kibizi bimeze gute niki cyatuma ugomba guhahamuka ukabura iyo werekera ukabura icyo uvuga ukabura icyo ukora no harageze ko wowe nkurimo nkurikira uyu mwanya wa none wowe urimo nyumva ku bumwe bw'abera ministries ijambo ryavuze ngo nimuhumurize abantu banjye mubahumurize ni kuwiteka Imana yanjye ivuga umurongo wa kabiri muvuga ibyururutse imitima abantu ntabwo bakibifite urapfuye urarangiye urarimbutse si uko bimera ntucuruza ntuzabaho ibyo ntarananiye dore nanjye ntakishwe ntiwabikora narabikoze biranga birarangiye iyo myaka ni myinshi itonde Elizabeth n'umugabo we bavuze ngo ko nshaje n'umugore wanjye akaba ari umukecuru aho yivugiye Zakariya nguyu ngo nze nkadiye nyo no mukazi akadiye nyonyo umwana arava nje ko nshaje cyane n'umugore wanjye akaba ari umukecuru Imana ngo ati tuza Yohana azavuka muri we harimo Yohana muri we harimo isezerano muri we harimo imbaraga muri we harimo umusubizo muri we harimo gutabarwa muri we harimo gutera imbere muri we harimo kugira ubuzima gusa ugomba kumenya ikintu gikomeye yuko Karande ugomba kuyirukana imivumo ukayirukana niba ari byaterekerewe senga Imana ikuzeho Karande n'ibyo bakoze n'ibyakujeho ikuzeho inyatsi yikurisheho imbaraga zisengejo kandi wumve ko umutima utuje muvuga ibyururutse imitima ya Yerusalemu ha jambo rikururutse umutima ufite no mu nzozi urota inzoka urota imbwa urota ibikeri urota ipusi urota uhinga urota ujya mu murima urota inyama zitogosheje urota urya ibigori byokeje urota urimo usimbagurika imisozi urota imbwa zikurigata urota inzoka zikwirukankanaho iz'umuhondo iz'umukara n'iz'umweru urota byinshi bitandukanye umutima urahagaze amadeni aguhagaritse umutima ubukene buguhagaritse umutima inzara iguhagaritse umutima abana baguhagaritse umutima mu itoro bagahagaritse umutima nta byiringiro nta nshuti nta ukuruhura nta ukuvugisha ariko bumwe bw'abera ministries aha amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka ndagira ngo umenyeshe ikintu gikomeye nuko Imana yaba ariyo Mana yanjye ivuze ngo tukubwire ibyururutse umutima shobene foralea tukubwire ibyururutsa umutima kuko umutima wawe urahagaze muvuga ibyururutse umutima y'Abanyarwanda n'Abarundi abumva ikinyarwanda mwese munkurikirana ndakurahije ukuri hari induru wumvaga this is a prophecy ubu ni ubuhanuzi bukomeye ngiye guhanura dandore comme frobetaye ziwele foncé in tried ariko muri iyi minsi mwaje mukansuhuza abari hafi muri Kigali n'abari mu ntara mwaje ko mpari mu biro tugasengana Imana mwaje ko ari groupe isenga kakubwire hari ubuhanuzi ukwiye kumva bwawe personal butari uwo kumva hano kuri YouTube hari ibyo ukwiye kwakira ku giti cyawe ariko mbene kuko ntabwo duhanura imigenero ariko hari ubuhanuzi bwawe bwite bukureba bukubwira iki kintu bakagihinduye abantu muvuga ibyururutse imitima y'Abanyarwanda n'Abarundi n'Abakongomani n'Abatanzania aho Ikinyarwanda bose n'abazandika comment ko ndabizi ko hari ujya abona yatwikundiye ariko atumva ururimi tuvuga yarangiza akakora cyo muri comment banditse agashyira mu Cyongereza
nshuti yanjye mukunzi Imana ikunda, muvuge ibyururutse imitima, mukomere, mubabwire ko intambara zaho zishize. Bamaze iminsi urapfuye, urarangiye, dore imva, dore impanuka, mbonye ibi n'ibi, mbonye inzishya, mbonye imodishya, imodoka barayijyanye, byari ibi myuka ihahamura muyivana. Hoya zole matende fodra, twe twahamagara kugira ngo uhumure kuko intambara zishize. This is the word of God. C'est la parole de Dieu qui dit. C'est pas moi. Yesaya 40:1. Muhumurize abantu banyu, mubahumurize. Ikubiteka vuga. Ibirayi byahenda, ibiryo byahenda, abantu bavuga, abantu basakuza, wisakuzanya nabo, ihene heba nuheba nkayo, yimwimo kanumoka nkayo, uyakabavuge basakuza ubyihorere, wececeka ntugahebane n'ihene, n'ibihene wayibuza ntigahibe ngo nohebe, imbwa ntikamoke ngo nawe umoke, jya witonda nubwo yaba inka ntikabire ngo nawe wabire, abavuga ntibakuve ngo nawe wituke, ntagutuke ngo nawe wituke, ntakuvuge ngo nawe wivuge, ntakurambirwa ngo nawe wirambirwe, ntagutere ngo nawe witere, ntakuvuge ngo nawe wivuge nabi, ntakubesha ngo nawe wihebe. Ahubwo umva ijambo ngo muhumurize abantu banjye, mubahumurize. Ndaguhumuriza mudamu utagira umwana, Imana iguhe umwana, Imana igutabara n'ubusuzuguro. Wemye uko yahagurukiye iwanyu baguhagurukira kuvuga ngo ntacyo umaze, bavuze ko ugiye guca umuryango ndase. Hano urambwira ngo akira umwana mwiza kandi wizere ko ushobora kumuhabwa. Sinjye mutangage ndi umuhanuzi, ariko hari konti zo kumubona nuko Imana iri mu ruhande rwawe. Nuvuga ngo Imana ikeneye ko uhumurizwa kuri uyu munsi wa kane ku bumwe bw'abera body amone for thy side mola. Hallelujah. Yo Imana yashaka ko uhumurizwa nanone kandi ukakira umutima uhumurizwa. Dusubire muri aya magambo. Hallelujah. Ubuzima bugahinduka. Ubuzima bukagira gute? Bugahinduka. Urumva utsikamiwe n'amateka, ntabyara, ntatera imbere, baba ntibacuruza, baba ntibagira ubuzima, yarize biranga, pfanye diporome. Nuvuga ngo wicaranye amagambo yo kuguhahamura. Hari n'ubuhanuzi buhahamura abantu, ngo mbonye impfu, ngo mbonye amazi, ngo mbonye abantu basara. Ariko Yesu izandire no guhanura ibyago mu izina rya Yesu. Izambe guhanura ibyiza, mubwire ngo ubonye nk'ubonye ubuzima iteka. Nimuhumurize abantu banjye, mubabwire ibyururutse umutima. Ibyururutse umutima wawe. Yesaya 40:1, nimuhumurize abantu banjye. Imana mubahumurize. Ntabwo iguhumurije rimwe, irongera guhumurije. Humura ntacyo uzaba. Bavuze urupfu, Imana itanze ubuzima. Bavuze akaga, Imana itanze amahoro. Bavuze impanuka, Imana iragukije. Bavuze ko utazishwa na kanseri, Imana yikuyeho. Uvuga ngo muri makeya ni uguhumurizwa. Drama condemn plan. Witegura amasengesho mu cyumweru gitaha avuga ngo fukura iriba ryawe. Tumwe cyo gusimbura amariba no gufukura amashyashya no kumenya ko tugiye kwinjira mu bihere bikomeye byo kwakira isoko y'amazi no kwinjira mu masezerano. Turava muri iyi minsi, hasigaye kuwa gatanu, kuwa gatandatu no ku cyumweru, kuwa mbere tuyinjiramo amasengesho y'imbaraga. Wowe ufite ikibazo uzanyandikire, wanyandikira mu papuro, ntuzace kumuzero kuri tuzace mu gikandimerera hari bazayikira twinjira mu masengesho. Icyo gihe tuzagira umwanya wo gusenga cyane kuruta kwigisha cyane. Kandi uwo munsi nzakira abantu kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru bansanga muri biro. N'ubu natuye mu ntara uzambwire ngo usangeyo, ariko iriba rifukurwe ripiwa sando de WIfuza. Kuko abantu baragabaye, hari iterabwoba muri za YouTube nyinshi, baravuga urupfu, baravuga intambara, baravuga iby'amadarapo, baravuga abantu barahamutse, abantu bararwaye, abantu barahanganye, ibibazo birahari, abandi baravuga amatiku, abandi bafite
intambara murapfuye imuhazi intambara ibyago ibyorezo mbega baraduhahaje baraduhahamura hari no kugira ngo mudakora icyo urapfuye mupfuye umva de legacy mene odrai on and line Imana lezika to sele fozas and the way riwine fozeke pa efo riwita toneke meni asai bivuze ngo Uwiteka ari mu ruhande rwawe kandi koko nubwo hari terabwoba nubwo hari igitutu nubwo hari intambara ariko hari umurere y'Imana Julia Mose ibumure ry'Imana rikujeho yoko bukwera guhahamuye Imana irakuruhuye umugabo yagukuye umutima Imana irakuruhuye uzi neza ko Imana igiye gukora ikintu cyangwa ni muhumuriza abantu banje Imana izanya akayaga humura tuza uzura amavuta zamuka mu birere akiri ibyo wari warabuze witinya wishidikanya wihahamuka abaguhamura bake Imana iguhe umugisha Imana ubwayo bivuze ntabwo ari pasiteri ntabwo bazi ijambo atuze muhumuriza abantu banjye gusa ikintu kimwe ndabizi abamurikira barabizi kwizera no guhamya kwizera biratandukanye burya ijambo ridaherekejwe n'ituro n'igitambo umwanzi ategera mu nzira kandi akarisera jya wizera ko Imana ibikora ariko ugira ikindi gukora pasono cyawe gicecetse kandi ugikore mu ibanga ry'umutima wawe kugira ngo ubone ihumure nuko muhumurize njye ryo jambo mfite kumwe bw'abera ministries ukomeza ukore comment like na ndetse ugerageza ibindi ariko utanabikora nta rubanza ubikoze turagushimira ariko ugerageza uhumure urajya mu iduka ugasonga nta bihumuriza bihari wicaye muri botike nta bihumuriza urimo uragenda uhomba abantu bakuvuye isi yakuvuye abantu bakuretse abantu bagutaye mbega nta nkuru yo kuguhumuriza ihari nta nkuru nziza ufite nta buryo bwiza ufite nta kintu ufite ni intambara n'impuha n'akavuyo n'akajagari aho hose barimo baraguhiga bagushaka bagutesha umutwe ariko uvuga ijambo rivuze ngo ni muhumburo bando mene foza hyperkemo haleluya musini kuwada sandore ya mone foza ndumva nashira telefone hasi nkavuga induru ndumukubanya numva nuko afite za mikrofone bani hagurukiye nkigendera havuga ndimo niruka bakamukiza kamera umva n'umukuri mu kibuga cy'agahinda Imana iguhaye amahoro abari biteze kuzahagwa ntuzahagura hakiriye abavuze ngo urarangiye ntuzaharangirira iryo tangira ry'ubuzima bwawe hari icyerekezo barakunanije barakuvuga wumva amatwi yawe n'abarakugoye ikibi no kuba bakuvuze nawe ukivuga baraguhahamuye nawe urihahamura baraguteye nawe uritera baragambana nawe urigambana shika tuza ariko ijambo riravuze ngo muhumurize abantu banyu yemwe abantu b'Uwiteka murahumurijwe kandi cyakabiri ngo tubabwire ibyururutse umutima yo Nshuti umva ibyururutse umutima ari mavuta Imana yabo muri hangara ukagaruramo ndagira ngo nawe ukumve rega hari yubana kibagiwe rega ukunda ari keza ministries isoko idakama ukagubwa neza uwo ntambaza kubabwiye ni wowe amateka arakwica haleluya amina baribeshye bakwibeshye usubiramo wongera ubyumva ariko isoko ngari uvomaho ukanezerwa ukatera imbere gacuruza shandoremo irabishurira wowe ngayo mwuka wera ubuzima buhinduka ubuzima bugahinduka umva nari humure nakuzaniye no kuvuga ngo burahindutse ubuzima kandi Imana ikoze igitangaza mu kubaho kwawe ubuzima burahindutse ugiye gutera imbere ugiye kuzamuka ibyago ntibizakuzaho abateze umugambi birabagoye abagambanye birabaruhije Imana ije mu ruhande rwawe iri jambo narikunze ryavuze ngo mubabwire ibyururutse imitima ariko Mana we yewe Manuel we kutikiriza kandi nkureba ndiro Manuel urandi ruhande rwo atavuga Manuel murabyumva haleluya ngo bahumuriza abantu usiko abantu bahamutse muri iyi minsi nukuri bahamutse baraduhahamura yego abarozi bagacuragura bavuga bakavuga amagambo bakavuga bakaguca intege ku buryo wumva nabwo wahera mu buriri ariko nabwo wabuheramo ugasanga n'ubwo buriri ruheze mu n'inzu y'inkodesha cyangwa n'urutegereje kuzagira
nta choice nimwe ufite ahubwo uri ahantu hakugoye. Icya kabiri ngo muvuge ibyururutse imitima y'abanyarwanda n'abumva ikinyarwanda n'abarundi n'abarundikazi. Ntabwo abantu bari kuvuga ibyururutse imitima ahubwo ari kubabwira imanika imitima mu kirere. Imitima abantu barayimanitse, arapfuye, nta biryo, nta buzima, nta mugabo, ntuzarongorwa, urakuze, nturongorwa, ntuzabyara, hakazi. Imitima y'abantu barayitumbagije bayimanika hejuru mu birere. Ariko ijambo ngo muvuge ibyururutse imitima y'abanyarwanda n'abarundi. Sorora kumwe bw'abera ministries twe turakubwira amagambo yo guhumurizwa. Imana iragukunda, Imana iragukunda, Imana iragukunda, Imana iragukunda, Imana ikwifuriza ibyiza. Yakuremye gukunze, yakuremye kwanga, yakuremye igiye kujugunya, yagutwaye muri Amerika ngo ujye kugwayo, yagutwaye muri Canada ngo ujye kuruhuriro n'akaga, yagutwaye ngo ujye guhura n'ingorane zikomeye. Hari umuvandimwe turi gusengera ugiye kugera mu gihugu gishyashya nawe Imana ikujyanye ihumura nta kibazo. Muri icyo gihugu ugiye kubona ibyangombwa. Muri aya masengesho y'iminsi 7 ari imbere hari abantu bazabona ibintu bari barabuze kuko no gufukura iriba n'isoko ku buryo bugaragara abantu no gutabarwa no kurengerwa. Rero by'ukuri bahumuriza imitima, mukomere mu babwire ngo intambara zaho zirashize. Helewa foria ngo kandi gukirwa kwaho hakubabariwe n'ibyaha byabo byose babihaniwe kabiri. Ni kumwami witeka avuga nibisobanura ngo nubwo byakomotse ku cyaha ariko warababariwe, nubwo byava kubira bihaniwe kabiri. Bivuze ngo Imana igiye kuguhumuriza ititaye ku byo wakoze mbere, ititaye kuko ni ihumure ry'Imana ishyiriye abantu bayo. Havuga ngo igikombe cyose kizuzuzwa, ngo kandi zose n'agasozi bizaringanizwa, n'ahagoramye hazagororwa, n'inzira zidaharuwe zizaharurwa. Imana ishimwe cyane. Igikombe cyose kizuzuzwa. Igikombe ntabwo ari igikombe, hari igikombe. Igikombe cyose kizuzuzwa, kandi n'umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa, n'ahagoramye hazagororwa, n'inzira zidaharuwe zizaharurwa. Reka mubwize ukuri, igikombe kizuzuzwa. Muri igikombe mu buhanuzi, yaba cya plastique n'agatasi, yaba igikombe kirya gitoya cya mbere ko ari igikombe, bisobanura ibyishimo. Kizuzuzwa. Uzarebe nawe uri kumwe nawe uguwe kizuzuzwa. Bivuze ngo igikombe cyose kizuzuzwa, n'agasozi kazaringanizwa, ahagoramye hazagororwa. Iyo bivuze iri jambo ngo ahagoramye, nuvuga ngo ubundi burwayi ni nk'ubumuga. Nuvuga ngo muri iyo pankreya yawe ariyo mpyiko haragoramye, Imana irahagoroye. Iyo sukari yawe yarigoramye, Imana irayigoroye. Iyo nda yawe itabyara yarigoramye, Imana irayigoroye. Uwo mugongo wa dobi wa fonde kotrara bini wa seforo. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So yo. Nikomeza nta undi ni Kristo, reka babwire nyani Yesu ni umpagije. Lebano fama welia totere sandu shine mo ketazo dele fome. Imana iringanisha uwo mugongo wari warakuzonze, bitagombye pisine na massage. This is a prophecy of you. Bono bahanuzi bwe buje gukumanukiye, bari bagiye kubaga umugongo ntibasakubaga. Ndimo ndabona ibyimba kunda ntibasakubaga. Barakubwiye ngo kubyara n'ibikunda, uratwita byanga byakunda, kuko Imana izanye ibihumuriza umutima. Igikombe cy'ibyishimo kigiye kuzura, n'agasozi kazajya ahagoramye, Imana irahagoroye. Haleluya, haleluya. Ahagoramye Imana irahagoroye. Tevere posas miria lemaye. Ahagoramye hazagoro kandi inzira zidaharuwe. Ye baba we Imana ziharuye. Hari inzira y'ubushuti, hari inzira y'akazi, hari inzira y'imibereho.
iharuye inzira y'iterambere ndetse mu buzima bwawe ukumva ko Imana ikoze ikintu uyu munsi ntacyo wabirebagaho ntabwo wabibonagaho ntiwanabyumvaga wari uremerewe wari urwaye mu buryo bukomeye agahinda n'amarira byari byakubanye byinshi ariko Imana ivuganye nawe ngo irakubohoye kandi urabohotse tesas filiye mona tandonemo glafotere paul sisire fire haravuze ngo igikombe cyose kizuzuzwa kandi agasozi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa n'umusozi n'agasozi bivuze iki umusozi ni urugeragezo rurerure rwose rwari rwarakuzonze kandi yababwiza ukuri umusozi w'ikigeragezo ni uwo mubana mu rugo umusozi w'ikigeragezo munini cyane ni uwo mubana mu rugo nawo mubana mu itorero naho agasozi gato ni abandi bo ku ruhande ariko uzi kubana n'intambara murarana mu buriri uzi kubana n'umunyentambara mu buriri uzi no gusangira n'umunyentambara mu buriri uzi kuganira n'umunyentambara ukabaho mu buzima iyo bitora umusozi ngo nawe uraringanijwe n'agasozi nako kararinganijwe imwe byo ku ruhande bwabo butambara bwose ngo kandi rero inzira zitagoroka ahagoramye Uwiteka arahagoroye gorya amaso ugiye kureba ukiza umutwe wabona umutwe ukomeye cyane bita migraine Imana irawukijije kuki mutumva ko utiza imitakira muri iyo minsi y'icyumweru yo gufukura iriba nzababwira indwara nyinshi abadayimoni bihishamo burya nubwo twivugira gutyo ariko nizo mpyiko niyo diabete n'uwo mutima nizo kanseri umutwe udakira amaso adakira imigongo idakira burya ni ibikoresho bya satani kugira ngo ducogore shema niwa ariko nzababwira igikomeye ayo masengesho urarika byatera agatebe ntukabure dutangira saa 8 kandi nongeye kurarika abantu bose babyifuza guhera ku wa mbere nzakira abantu guhera mu gitondo ushaka asange musengere uho bikwiriye n'ibindi bikorwa byose ariko bigende domando drama repose foda tugiye gusoza haravuze ngo intambara zizarangira Imana yirukanye indwara muri wowe bihumuriza bikujeho umugisha ukujeho uratabawe urarengewe hagaraye neza Imana iragufashije Imana iragukomeje Imana ikubereye Imana ikubereye ibyiringiro Imana ikubereye amahoro Imana ikubereye umutabazi Imana ikubereye imbaraga Imana zeme wariya pofini wandika profesete pa nubwo bakuremereye bakubwira ibiguhamura baraguhahaza baragutongera baragutorokesha barakwirukana bavuga amagambo aryana usebye wumva upfuye ariko ijambo ry'Imana muri Yesaya ngo nimuhumurize abantu banjye mubahumurize mubabwire ibyururutse umutima mubakomeze mubarinde mubabwire ko umunezero wabo ugiye kwiyongera kandi umunezero wabo kwiyongera ngo tunabwire yuko imisozi zaringana n'agasozi karinganire kandi kubwire ahagoramye Imana igiye kuhagorora igoroye abana babaritse urumogi igoroye umugabo baritse ubusinzi igoroye umugore baragarutse igoroye baragiye ropindi manika riboni fozando haleluya ndumva amavuta y'Imana amanukiye nuko narigiye no gusoza ariko mva ko Uwiteka ari mu data wa twese akugirire neza data wa twese agusanga data wa twese agushyigikire data wa twese akwambika imbaraga data wa twese shiriwa pasere fonde mani katrame nepfo ya bosasa umva hari amagambo y'ihumure kuri wowe hagira ugukanga bikubeshya kawuvugana n'Imana kuto umva reka ndekera aho ngaho ndumva nakora ibintu bidasanzwe ariko ndasaba umutekinisi aze gusoza mu mavuta kandagira amateka ugiye gusyonyora uhanagure uribate usetereze uvaneho ujugunye uzura umwuka wera w'Imana murakoze Imana ibaho umugisha Imana yo mu ijuru ibane namwe warumaze mbese udahumurizwa umuntu kandi ntutinye nuko ku mutima ntuhangayike kuko Imana iri mu ruhande rwawe witegura amasengesho yo kuwa mbere cyumweru cyose kitwa ngo fukura iriba ryawe kirya abandi ryaraguhahaje
turagushimiye Uwiteka Mana Israel, Imana y'amahoro, kuvuganya natwe twese kandi ukoze ibitangaza n'ibyo. Turagushimiye kuri Imana nyamana, uri Imana igikora ibintu bigakunda. Turagushimiye ko byose ubikora neza kandi ukabikora mu nzira. Turagushimiye kuri igitangaza n'umunyembaraga, ngaho ukomeza ubana natwe muri byose. Dushyigikire mu izina rya Yesu, kandi mwaho umugambi we mwiza cyane urushaho kubana natwe no gutara no kuturengera, ko twizera kuri Imana ikora ibitangaza n'ibimenyetso. Ngaho bari natwe muri byose, mwamudushyigikire, wambike imbaraga kwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mwe mudukurikira ku Mwuga Wera Ministries, mukomeze mwiyandikishe, nyabuneka kora subscribe, ukore kunzogera ujye ubona ikiganiro gisohotse. Ababikoze turabashimira, tureba mwe turabashimira, kandi mwe mutera inkunga y'ibitekerezo n'uburyo n'ubushobozi bwose. Tubitari kubakira kandi mwitegura amasengesho. Murakoze rero, Imana iramugisha. Shalom shalom, nakagaruka. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo ugende uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Ngubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. amateka urayazira kandi nta kintu utakoze.